Oya byatangiye ku bwa Laurent Désiré Kabila, ku bwa Laurent Désiré Kabila General Kabarebe ari chef d'état major. Ntamuha uburenganzira bwo cooperatinga mu bice byegereye u Rwanda kandi aricyo cyamujyanye. Akohereza y'abandi ba general ahubwo baza gutera inkunga ya FDLR. Ubwo rero nabo bagera bongere basubire mu gisirikare noneho sasa nibagere azahita abafata abanyukanyuke bose. Ibi byose ubundi bari aba president bahariya wabakuramo ingengabitekerezo ya genocide bamaze gukongezwa na FDLR wayibakuramo rwose akaba umuntu muzima. None se imishyikirano rimwe kabiri gatatu bajya mu gisirikare bongera bashwanyuka, bajya mu gisirikare bongera bashwanyuka. 98 twabatabaye bendaga gushirirayo. Ni hari uwo twari turi kumwe bamwotsaga hano ku rutugu bashushanyaho ikintu kimeze nk'iranka ya major ngo niyemere yuko ari officier, ngo niyemere yuko ari major. Baramutwitse ku rutugu uwo mu banyamurenge. Hari uwo twari kumwe bari baramutwitse baramufunze bamutorutira ngo emera yuko ari officier. Ibyo byose bizahoraho bagenda bongera bagaruka. Noneho nibagende ejo tuzumva nanone bashwanyutse batangiye indi ntambara, ariko mpamya yuko bitashoboka. Kugeza ubu ngubu M23 kurekuraho yafashe hari n'abantu bashobora kugwa igihumure benshi cyane. Yego amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba National Radio Diaspora Rwanda ijwi rya Diaspora Rwanda. Turi kumwe na Viateur n'umusesenguzi wacu, turabana cyane hano mu biganiro bitandukanye bisesengura amakuru ya politiki. No kuri turishimye kuba turi kumwe nawe uyu munsi kuri uyu wa mbere. Okay, nanjye nuko turi kumwe rwose cyane. Ni byinshi byo kuganira nawe, ni byinshi biba byarabaye muri weekend niba biri kuba uyu munsi. Ubwo duheruka kuganira hari amadevelopment yabaye ku rugamba aho M23 turi kurwana na coalition ya FARDC, FDLR, abarundi ndetse n'abazarendo, abacanshuro sinzi bakiri muri iyi ntambara. Twari twabonye ifatwa rya Warikare, twari twabonye ibice bitandukanye abantu baravuga atagiye kubaho ama advancement akomeza agana Kisangani, ariko bitunguranye twabonye itangazo riza rya M23 rivuga ko bagiye kwiripositiona bakava mu mujyi wa Warikare bagasubira inyuma, bihuye n'ibyo abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baganiriye muri Katari. Tubona na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyo bivugaho, tubona n'u Rwanda narwo icyo bivugaho ruba ko rwanyuzwe n'umwanzuro wa M23 gusubira inyuma. Tubona na Kinshasa byavuze, buri tangazo ya turisesengura ukwaryo. Tunabona icyo Katari yavuze. Ni byinshi bihari. Iyi strategy ya M23 yo kufata Warikare, umujyi ukomeye, niho kure igeze mu burengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ikavuga ati aha tubaye tuharetse turi position kandi tuzi ko ishaka gufata ubutaka bwinshi ikaba yatuza abaturage babo. Iyi strategy banamanje kuca kure kugira ngo tusengure neza ibiba byabaye, kugira ngo dufashe mu sesenguzi tusubire inyuma. Strategy nk'iyi bivuze iki ku rugamba nk'uru rukomeye cyane rutangiye kuvugisha n'amahanga ya kure? Okay, reka mpere ku ifatwa rya Warikare. Ifatwa rya Warikare giye burya ryangaragarizaga yuko M23 gifite imbaraga, ndetse rikanagaragaza bimwe nagiye mvuga yuko ahandi hose imirwano izaborohera. Barabivuze rwose. Yego, uti nyuma ya Goma, nyuma y'ikiguri cya Goma nakunze, hari umuntu wambwiye ngo yakunze ko nkoresha iryo jambo ryitwa ikiguri. Kuva ikiguri cya Goma cyasenywa rwose jewe mu mboni zanjye nabonaga yuko imirwano izoroha. Noneho rero mu gihe twaye duhanze amaso Uvira yemwe banavuga yuko abarundi bafashe imitsina kubera babitegetswe na perezida wabo, tugiye twumva yerekeje iyo ngiyo. Warikare rero wabonye yuko rwose ihafashe itarwanya. Nkaho yatarwanya. Ibyo nari nababwiye rero mumenye yuko n'ahandi hose buri ariko bizagenda. Niho bizagenda. Noneho rero kuhafata aho kugira ngo yerekeze Kisangani,
kandi Kisangani hari inkuru zavugaga yuko ababirigi bari kuharunda ibikoresho. Icyo gihe naranavugaga nti niba byibura yahitaga yiruka ikajya Kisangani, abo babirigi niba banahari koko, kuko kugeza ubu nta gihamya dufite, niba banahari koko noneho ikabakubita ikabacanganyikisha batari bafata position. Ariko amakuru ahari nuko ababirigi bamaze kohereza abasirikare bari hagati ya 300 na 400, bohereza ibifaru, bohereza drone kuza gufasha FRDC na Wazalendo na FDLR mu rugamba barimo rwo kurwanya na FC 23, bakavuga ko baje mu myitozo ya gisirikare, ariko amakuru ahari nuko bazajya mu mirwano. Yego nyine imirwano izabera mu bice bya Kindu, nkuko biri mu masezerano bafitanye ahanini, cyane cyane mu bijyanye n'ubushuti bukunze kugaragaza ibihugu byombi. Nari mpereye ko Warikare yanyeretse yuko M23 ifite umurego wo kurwana, kandi koko n'intambara iri kugenda iborohera. Noneho nkavuga nti nibagende bakubite iyo Kisangani, aba bazungu niba banaje koko babakubite bataragenga defense, batarakora communication ngo bagenge defense ku buryo kuyipfumura bizabagora. Bagende nicyo nifuzaga, nibagende bakubite bakiri umushyuhiro, babacanganyikishe, nabo babafate babanyuze Kigali nkuko abandi byabagendeye. Noneho yari impamvu ya mbere Warikare yangaragarije yuko M23 urugamba koko rworoshye kubera yafashe itarwanya. Noneho indi mpamvu ya kabiri yo gufata Warikare kuri M23 ni ukugira ngo yagure isunike, noneho aho ifite ibashe kuhaporoteja nta zindi mpungenge ifite, kuko Warikare ni ahantu wahaguruka wa mugani ukaza kurasa Goma cyangwa Bukavu. Noneho rero urumva barerekeza kuri ya Kindu najyaga nkubwira, ya Kindu najyaga nkubwira yuko nayo imwe mu mijyi nshaka, kuko Kindu naho baramutse bahafashe baba bakomeje guporoteja aho bafite, mu gihe indege zabaye ziva Kabinda cyangwa zikava Mbujimayi cyangwa Kamina cyangwa Kananga ziza zigwa Kindu, zikava Kindu ziza kurasa hariya. Ubwo rero M23 kuba yari yahafashe, izo mpamvu byanyeretse kwibyo nifuzaga bibiri byari bitangiye kuba byo. Noneho rero katugaruke ku matangazo yo kuhisubiza, yo kuharekura. Ikintu rero kimaze kuntera umujinya n'umushiha ni amatangazo yo hirya no hino. Amatangazo amaze kuba amatangazo, sigiwe amatangazo ya Rwanda, sigiwe amatangazo ya Dar es Salaam, sigiwe amatangazo ya Rwanda, aya Qatar, ya hehe hose amatangazo amaze kuba amatangazo. Ubuse bizagira amatangazo kugeza ryari? Kuharekura rero niba harekure ntacyo bitwaye, kuko nubundi mpamya yuko ntacyo batakaje. Buri yibaye yahafashe irwanyi, igapfusha abasirikari, igatakaza ibikoresho, ntabwo yapfa kuharekura cyenyeye, ntabwo yapfa kuharekura uko yiboneye. Yego, ariko noneho rwose nimuhagumane. Ariko nanone hari ikindi gihe ntekereza, urabona Kisangani iri imbere nkuko turi kuyivuga, kandi M23 turabizi yuko igikora agatenda uko yashotowe, irahavuye. Si impamya yuko ingabo za Kongo nazo zihita zihisuka, ya withdrawing yavuyemo. Noneho sasa nibibeshye bagaruke gato, bibeshye uriya mujyi wa Warikare, FRDC na FDLR n'abambari babo bibeshye bawugarukemo gato. Uzi yuko M23 yavuze ngo abasivili bahari, ubuyobozi bwa gisivili nibugerageza bari bwo bucunga umutekano. Buriya ni nko kubwira bari abanyekongo ngo mwebwe muraramuka muhaje, noneho sasa biraba bikurushaho, biraza kukomera. Mubu ngubu FRDC yarahavuye, bigiriye iyo ngiyo Kisangani. Nibibeshye byibura basunutse mu buzuru nka kundi nge mvuga, bagaruke. Urebye M23 bakorera mu kanya. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka agiye kuri Twitter arandika mu gifaransa cyiza ati à l'attention de la communauté nationale et internationale. Aramenyesha yego communauté nationale na internationale, aravuga ati contrairement à ce qui avait été indiqué dans la communiqué du dimanche 23 mars 2025, ati bitandukanye nk'ibyatangajwe mu itangazo ryawo cyo abanyamakuru
tariki 23 z'ukwa gatatu 2025 nk'igihe bashigiwe yego nk'igihe bashingiye muri 2009 bakwiye igitekerezo cyo kwitwa M23 ati les FARDC et leurs forces coalisées n'ont pas retiré leur drone voilà d'attaque de Walikare no bango yego ntabwo bemerewe kuza kuyisubiza boya ntabwo ahubwo iyi coalition bahishubije have not ntabwo basubiye inyuma yego ntabwo bakwiyeho ibitero byabo by'amadrone bya Walikare yego aravuga ati cette situation retarde le repositionnement des forces AFCM 23 dans la zone aravuga ati iyi situation kiri kugenda iri gutuma dutinda kwiri positioning dutinda kuva mu bice twari dufite muri Walikare aravuga ati rero ati il convient de souligner que cet acte constitue un obstacle majeur au respect de cessez-le-feu et complément ainsi les initiatives de paix en cours aravuga ati icyo tuvuga hano nuko iki gikorwa ari kibangamiye bikomeye cyane gahunda twari twafashe yo ku cessez-le-feu ati kandi ibi ngibi biri no gukoma mu nkokora gahunda ihari y'amahoro ubu butumwa barashaka kwerekana iki okay nibyo nari ngiye kujyaho M23 buriya irashaka urwitwazo babaye baharetse sibyo ntabwo FARDC yari yemerewe kuza kugira iki hakora kuko iraramuka isumukije y'ubuzuru niho naringeze byanze bikunze M23 irahita ikubita ijyana noneho niyo kisanga nivemo kugeza ubu ngubu abantu babyumve neza ntabwo ari umutego kure M23 nta nubwo M23 yigeze yemera yuko izasubira inyuma ngo nazagomeza itanga ibyo ntabwo bishoboka ntabwo bibaho dukurikije mu rwego rwo kugira ngo M23 ihe icyubahiro abasirikare yapfushije mu ntambara zabanje imbere ya Walikare ntabwo ishobora gutanga Goma nubwo haza imishyikirano ivuye nubwo haza igitutu kivuye kwa Nyagasani mu rwego rwo guha icyubahiro abasirikare bose yatakaje ku rugamba ntabwo iryo kosa yarikora noneho rero sasa Walikare ge nayibonye ni umutego kuri FARDC iraramuka ikoze ikosa rimwe gusa kisangane tombe wa mugani wanyu iraramuka ikoze ikosa rimwe gusa reba ngubwo Lawrence Kanyuka atangiye kubicamo amarenga ntabwo bigeze bava muri position zabo ntabwo bigeze bahagarika izo drone zabo biri gusubiza inyuma ibyo twari twiyemeje ejo bundi ni urwitwazo rero ni ukuvuga ngo M23 yo iri kwiyenza reka mbivuge muri ubwo buryo iri kwiyenza yakoze ako kantu kugira ngo yerekane yuko igamije gushyiraho ako gahenge ni ukuvuga ngo byaba byavugiwe na SADC na EAC byaba byavugiye i Doha muri Qatar byaba byavugiye hehe yo iri kugaragaza ubushake ariko nta kantu k'agakingirizo yashyizeho ngaho kugira ngo FARDC bwabo ubugoryi bwabo bajya bagira bo kuza kuyiteraho yari yaretse urebe ibyo babakorera nuko nguko bimeze ishyizeho ako kantu gusa yabaye iharetse ntabwo utekereza ko ariko nabwo ntabwo mpamya yuko yavuyemo ijana ku ijana ntabwo utekereza ko FARDC ishobora kuba ari gukoresha reverse psychology aho bari kubwira M23 ibitandukanye n'ibyo bashaka kugira ngo M23 yegure intwaro ivuge ko iri kurwana n'ayo madrone akiri muri Walikare intambara ikomeze yereka amahanga ko M23 ari idashaka amahoro kugeza ubu ngubu biranzaba gusubiramo ibyo nari maze kuvuga harimo gucengana hagati biratandukanye harimo gucengana hagati ya bombi uri kumbwira ko M23 gushaka urwitwazo ariko Kongo nayo ndaje mu kanya gusomera itangazo ryabo nabo bashobora kuba hari icyo bashaka kwerekana kuko bizi na muri intambara bari ku ruhande bigira victims abantu nyine bashotowe nibo banyantege nke muri intambara se ntabwo bishobora gutuma no komeza gusunika iyo karita yabo bakerekana ku isi n'ubundi ko bari guhohoterwa rero ko yemeye agahenge ku bukeye ikakomeza intambara urumva rero ko harimo gucengana hagati ya mpande zombi Generali Ekenge umuvugizi wa FARDC koko nanjye ubwanjye namwiyumviye avuga ko bashimishijwe nuko M23 bo bavugaga yuko ngo izasubira inyuma ikaba yasubira no mu birunga hariya nuko Ekenge we yavugaga yuko ngo M23 yemeye gusubira inyuma n'izo ngoma ikazireka zose ariko ntabwo ariko bimeze na Walikare nayo ntabwo yavuze ko ivuyemo yavuze ko yari positioning kuri positioninga aho uri no gusubira inyuma n'ibintu bibiri tofauti okay byanagaragaye byo nabonye n'amavideo n'amafoto ndetse n'abana b'abaturage babatwaje amabox y'amasasu
bariho basubira inyuma rwose kuri wa murongo umwe ugororotse musururu moya bariho bavamo, ariko ntabwo mpamya yuko bahavuye 100% buriya bararekereje hafi yaho, bafite abantu babaha amakuru yuko Wazalendo yagaruka cyangwa FRDC cyangwa FDLR bakagaruka, ariko noneho byo ni bya bindi navugaga, FRDC baramuka bakoze ikosa rimwe gusa na Kisanganira avamo, kuko urumva ubu bari gucungana hagati yabo. FRDC mu by'ukuri barashyugumbwa kuba bagarukayo nk'uko byagenze hehera, wa mujyi wabanje mbere ya Goma n'uwuhera, harundi Masisi. Uzi neza yuko M23 yafashe Masisi, noneho buracya bayimenaho ingabo zose ziraza rwose nta formation ya gisirikare, umujyi bawimenamo batangira no guserebura, ariko bwarakeye M23 isubirayo irabakubita, noneho bamwe inabatwara bambaye ubusa. Hariya rero buriya naho baracungana, baraho gusa, wenda nta n'ibikorwa bigaragara bakorera mu mujyi, ariko barawucungira hafi. Bararekereje yuko FRDC na FDLR nabo bari kumwe n'abarundi niba muri ibyo bice bahari ntago mbizi, bategereje yuko FRDC bagarukamo, noneho bakagendera rimwe bakakisangana. Ubu bari gucungana hagati yaho, niyo mpamvu rero wumva n'amatangazo bari batanze mbere bitangiye kugenda bihindagurika. Ariko utekereza iki kuri uyu muhati hari wo kuzana amahoro? Utekereza uzazana igisubizo kingana gute kuri aba barwanya ba M23 n'icyo barwanira? Kuko hari icyo Qatar ivuga iri kubafashamo, hari icyo u Rwanda ruvuga ku kibabangamiye, ku Rwanda ruvuga ko rubangamiye na FDLR, ariko nanone rukaba rudakeneye kubona iki kibazo gikomeza kuba buri gihe, uko gihagurutse kigira ingaruka ku Rwanda. Hariya Qatar yari yatumiye n'aba M23. M23 warabivuze ubushize, uravuga ati aya masezerano ya Rwanda sinyizeye, twitegure ko ashobora kuba ndarenza aya ngaya. Mu gitondo hasohotse bya Qatar n'ubwarana ibya bindi navugaga. Utekereza gute uyu muhati wo gushaka amahoro kuzanira ibisubizo abarwanya ba M23 bitewe n'icyo barwanira, nko kugenda ugisobanura? Umuhate wo gushaka amahoro mu nzego zitandukanye aho hose bigenda binyura, mu by'ukuri ni ukumva ikibazo uko kimeze. Kugeza ubu ngubu bitandukanye no mu myaka yashize, M23 kirwanira kimaze kugenda kimenyekana, kuko M23 yagarutse yaramenye kurwana, noneho byimbitse, yaramenye gusobanura politike yayo, ariko cyane cyane nuko haje kwiyunga kuzaho na AFC, noneho ya AFC noneho ibintu birasobanuka mu buryo bufatika, kuko ubu ngubu kuva Colonel Nanga yamara kwifatanya na M23 byabaye abanyekongo kuruta uko byarabavuga ikinyarwanda byitirirwa u Rwanda, bivuga yuko ari akana k'u Rwanda kakagendere mu mutaka w'u Rwanda. Ubwo rero biri kugenda bisobanuka, kandi noneho wa mugani tugize amahirwe niyo mishyikirano yose kabaho, intambara igahagarara, byaba ari amahirwe, kuko buriya wo kabyarawe intambara. Ariko se nkawe nk'umusesenguzi w'intambara, icyiza kuri M23 ni iki? Kuba bemerana, kuko ntabwo ari ubwa mbere baba baganira, bagiye kuganira ku nshuro ya 5. Yego, ubwo ndi kuvuga, ariko abo na bene wabo bose batangiye ari ya RCD, CNDP, M23 ni imazeho n'imyaka myinshi ifite izina. Cyaba cyiza kuri bo ni iki? Kuberekanye ko bafite imbaraga, kujya kugenerwa byo bizazana ituze rirambye kuri bene wabo? Ntabwo bishoboka. Icyaba cyiza bo nuko bakomeza inzira y'intambara bakabohora kiriya gihugu, nicyo mbona cyaba cyiza kurushaho. Naho ubundi nkuko wari ubivuze, imishyikirano yarabaye pe, yarabaye n'ejo bundi mbere yuko begura imirwano. Urabizi neza yuko bamaze, Kisekedi yabahamagaye bagicisha ngo bajye kuganira nawe, bamarayo amezi 7 barategereje baraheba, ari nabwo bahise bubura imirwano ejo bundi hariya hirya ku mupaka wa Uganda. Kubw'izo mpamvu rero ibyo byose biza ni nko kwitesha umwanya kubwanjye. Ntabwo ndi umufana w'intambara, ni nayo mpamvu mvuga ngo tugize amahirwe habaho imishyikirano ifatika ya nyayo, niba ari iby'isaba ikabihabwa, niba ari ibyo leta nayo isaba bakagerageza aho bahurira, ibintu bikarangira, kuko intambara ntabwo ari nziza. Buriya nubwo ubibona M23 byanze bikunze nayo irapfusha. Turazi abarashwe na za drone, niba ari umunyamabanga wayo ntabwo nibuka, nayo irapfusha byanze bikunze. Intambara ntabwo ari nziza, ariko noneho rero kubera ko
mpamya yuko kugeza ubu ngubu urugamba rworoshye kuri M23 bibaye byiza yo yakomeza utwo tuntu twose duca ku ruhande abavuga bavuge cyangwa se bamuwe bavuge bati aho mufite nimutwara aho birangiye. Kinshasa ariko isa nkaho yahinduye imvugo kuko ivuga ejo bundi Joseph Kwamba yasobanuraga impamvu bemeye kuganira nayo 23 bavuga ko igihe kirageze ngo baganire nabo babumve. Se buriya yabitumwe na shebuja. Kugira ngo bahindure izo mvugo utekereza ari ihe mpamvu kuri Kisekedi kuri Kinshasa ni ukuneshwa buriya n'amafaranga. Ni byiza kuganira ku muntu werekanye ko banesheje niho naganishaga ikibazo cyanjye cyane rwose. Ariko ubuyobozi bufite upper hand bufite icyo gihe uvuga ariko ijyana nagukubise uri kunsaba imishyikirano icyo gihe ntabwo ndi umunyantege nke kuri wowe. Ni ukuvuga yuko ibyo ndi busabe uri bubyubahirize. Buri wese agira ibyo yigomwa kandi ibyo Kinshasa isabwa irabizi. Ni ibintu bitarenze 5 bikomeye. Guha umudendeza abanyekongo bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi, kwirukana FDLR, gucyura impunzi abanyekongo bari mu Rwanda no mu bindi bihugu bagataha. Ngira ngo nibyo bintu bitarenze bingahe. Izindi ngingo zose ziza nyuma. Noneho rero sasa ahubwo Kongo yo ihadikamo igihato tubona kitazanashobora kuvuga ngo ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo niziveye. Haravaye izihise. Ejo bundi ko Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi bahuriye i Doha muri Qatar, baraganiriye byibura muri iryo banga ryabo, baramubwira ati ariko rwose nyakubahwa Perezida Paul Kagame ndabizi neza yuko zihari, mbabarira unkiza abahungu bawe. Byibura baba barabyiganiriye hagati yabo. Ibyo Kinshasa isabwa ni bike, nayo ikagenda ihadikamo ibihato. Ari nacyo wa mu perezida w'u Burundi yigeze kuvuga mu minsi yashize nawe nuko ahora ahindagurika. Yagize ati ni mwizeze u Rwanda umutekano warwo ko ntaho FDL izongera guhurira n'ubutaka bwayo. Noneho uwo mu perezida icyo gihe nibwo navuze yuko yavuze ibintu bizima, noneho inyuma yaho aza kubivuyanga. Ati nanone ibintu by'amananiza kubijyanye n'imishyikirano mugerageza mu bivaneho, reka dutegereze ibizakurikiraho. Ariko ku bwanjye M23 nongere mbigusubiremo niyo yakabaye yimakisha imishyikirano kuko kugeza ubu birabarusha imbaraga. Kuva na kera yaravuze ko ari kisaba kuganira na leta Kinshasa, ivuga ko iki kibazo kitakemurwa amasasu. Ariko rero tugarutse ku byagiye biba, none se ubu koko reka duse n'abanarize. Bariya abasirikare bose ubona bageze M23 hari igihe bari ari amapeti yose bayakuye mu gisirikare cya Kongo, mu gihe bari baravanze byava kuri CNDP bya kuki hose baravanze. Ariko noneho bamara kugera mu gisirikare ubutegetsi bugatangira kubahiga, mubafate mu bafunge, babona bamerewe nabi nabo bagahita bongera bagakorakorana ku ruhande rwabo, bakaba bagiye ku ruhande bagatangira intambara. Ubu se noneho barajyayo bazabiki, bazahabwa izihe ministeri, bazahabwa iki? Ese ibyo ko tutayi twumva yabisabye kugeza ubu ngubu berega n'imishyikirano iri kuba nta script yayo mu 23 twari twabona ngo tumenye ibyo yifuza ABCD. Ntabyo tuzi kugeza ubu. Barabivuga bavuga ko bashaka uburenganzira bwa bene wabo. Yego, bari mu nkambi hirya no hino. Ubwo ni nka byayi navugaga. Yego, bakavuga ko badashaka FDLR kuko kuva yaza niyo yateje ibibazo, guhungabanya umutekano wabo, bagashaka n'uburenganzira bungana nk'abandi bakongomani ku gihugu. Ntacyo gusangira ubutegetsi no guvanga igisirikare no saranganya ubutegetsi basaba. Ariko ushobora kuba batizeye Kinshasa ko nimara kubyemera izabasha kubikorera aba baturage babo bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Utekereza ko bashobora gusaba ubwigenge bw'ibi bice byabo akaba ari byo aribo babyigenzurira? Kuko impamvu nkubajije icyo ngicyo bigize kuvanga ingabo ariko bagafata ababa mu burasirazuba b'abatutsi bakabahereza mu bindi bice, ibice bakoherezamo abandi n'ubundi batabafite ku mutima ntibabarinde, bakavuga ati mutwohereze hari iwacu nuko bimeze. Hanyuma baratekereza ko niki kindi byatangiye ku bwa Laurent Désiré Kabila, General Kabarebe ari chef d'état major.
ntamuha uburenganzira bwo koparatinga mu bice byegereye u Rwanda kandi aricyo cyamujyanye, akoherezayo abandi bajenerali ahubwo baza gutera inkunga ya FDLR. Ubwo rero nabo bagera bongere basubire mu gisirikare nanone, noneho sasa nibagerayo azahita abafata abanyukanyuke bose. Ibi byose ubundi bariya abaperezida bahariya wabakuramo ingengabitekerezo ya jenoside bamaze gukongezwa na FDLR, wayibakuramo rwose akaba umuntu muzima. None se imishyikirano rimwe kabiri gatatu bajya mu gisirikare bongera bashwanyuka, bajya mu gisirikare bongera bashwanyuka. 9 n'umunani twabatabaye bendaga gushirirayo, tuhurira ahantu niba ari Kasanguru ntago mpibuka neza, niba ari bagiye gushirirayo bari mu magereza bafunga babata muri freve baba. Ni hari uwo twari turi kumwe bamwotsaga hano ku rutugu bashushanyaho ikintu kimeze nk'iranka ya majoro ngo niyemere yuko ari ofisiye, ngo niyemere yuko ari majoro. Baramutwitse ku rutugu uwo mu Banyamurenge. Hari uwo twari kumwe bari baramutwitse baramufunze bamutorutira ngo emera yuko ari ofisiye. Ibi byose bizahoraho, bagenda bongera bagaruka, bagenda bongera bagaruka. Noneho nibagende ejo tuzumva nanone bashwanyutse batangiye indi ntambara, ariko mpamya yuko bitashoboka. Kugeza ubu ngubu M23 kurekuraho yafashe, hari n'abantu bashobora kugwa igihumure benshi cyane bumvise ngo yaharekuye. Ukuntu Goma yarwaje abantu imitima noneho bayirekuye, hariho abahuye kandi noneho iramutse irekuye ahantu ifite byaba biyirangiranye, kuko Tshisekedi cyangwa se n'abandi bamubanjirije urarekura bagashaka kukwereka yuko ari uhagukuye ku mbaraga agahita gutera. Ubwo se abantu bazahora muri ibyo? Ntabwo ari ibyo. M23 rero kugeza ubu jewe ntabwo ndamenya muri iyo mishyikirano ikintu nasaba, kugeza ubu sinzi. Bahakana yuko batakeneye yuko ziriya ntara bafite zigenga kandi ni na nini. Byibura iyo ngingo nibayishyiremo turebe yuko uriya mugabo yemera. Uri muri high command ya M23 ubu ngubu, yego watanga nama ki wabigenza uti? Nako nta nama wafata mwanzuro we? Mwanzuro ni kuendelea mpaka huko, nuko rwana mpaka nshoje. Ariko ukeneye kumvikanisha impamvu yawe n'abantu bakakumva, nose munsi ukwanga ibiganiro by'amahoro bazavuga ko ari wowe kibazo. Ariko kibazo oya nta kibazo. Ikibazo eze cyaba ikibazo byo ninshaka mbi kibazo gende mu kazi kanjye ko kurwana, kandi hari uwo nshaka, ndashaka gukuraho umutegetsi uri kubera ABCD ahohotera abantu. Ntashaka ko ako mu biganiro no waganirirwa byinshi akemera ko atazongera guhohotera abo bantu. Yego ushaka kumuha amahirwe. Amahirwe bayamuhaye inshuro zingahe menshi? Ubutegetsi bwa Kinshasa bwahawe amahirwe inshuro zingahe? Ni nyinshi. Noneho rero sasa ibindi byose bireke, ibyo bihano byafashwe. Hari n'abantu bajya banyohereza ubutumwa muri iyo ndi mu biganiro muri radio nk'ibi ngibi. Hariho n'igihe nibi byanyu mbifata nkabiterera kuri radio kugira ngo bumve ikiganiro twanagiranye, kuko mba numva kiri mu busesenguzi bwa nyabwo. Abantu bakampa ibitekerezo bati Tshisekedi kubera ari umusivile kereka byibura nawe wabanza akamujyana ku ikosi gabiro akabanza agakora igisirikare. Bampa ibitekerezo byinshi kereka mbisomye, ariko byo ntabwo ari nabyo turiho. Kubwizo mpamvu rero nkuko warumbaje ngo ndi mu high command ya M23 je rwose narwana, kuko kugeza ubu nukunyerera n'umurimo woroshye kuri M23. Akazi kagoye kararangije barabitubwiye. Yego. Hanyuma wabikomajeho dutangira ariko reka tubiganireho birambuye. Ikintu cyitwa ababirigi, ijambo ababirigi cyarumvikanye cyane muri ibi bibazo, kujya ku ruhande mu buryo butaziguye bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko twasarumva uruhare yaba mu gutera inkunga no kohereza ibikoresho bya gisirikare n'abasirikare ku butaka. Makuru hari ko hari abasirikare ku butaka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Presence y'ababirigi muri iki kibazo bivuze iki? Ni igihugu gikomeye gifite imyitozo ya gisirikare ihambaye, si igihato gikomeye nkuko bivugaga gishobora kugora AFC 23 ku bibiri igihugu kiri mu bihugu bya rutura. Ya mbabarira ntago mbihamye gaze mbagushwanyiriza. Igihugu cyakoreje Afrika. Okay, kubijyanye n'ibyo na presence yabo muri iki kibazo, umukuru w'igihugu cyacu yarabisobanuye ku buryo buhagije. Ubikeneye rwose ashaka ya speech ye yavuze ayongera yumve. Noneho rero sasa ibanze cyane ku ruhare bafite mu
mu gukomanyiriza u Rwanda ngo rubura abafatanyabikorwa hirya no hino ntabwo yavuze ku bijyanye n'uko bafite boots on the ground bari ku butaka bafite abasirikare n'intwaro. Okay, ababirigi ntabwo baruta bo muri Romania n'abafaransa, ahubwo M23 nasanze uwahora yizanira abazungu. Abo nabo ngize amahirwe banaza kuko ejo bundi bazahasebera, ubwo icyo gihe Uburayi bwaba bukomeje guseba. Igihe ambasade zakoraniraga ku Rwanda ngo mutubabarire ntihagire kamera n'imwe filima aba bantu kugira ngo Uburayi budaseba. Ubwo Bubirigi rero nabwo koko nibuze, simbubujije. Kugeza ubu imbere ya M23 ikijyanye n'umuzungu nta kintu bisigaye, ntacyo bivuze. Umwera ntacyo bakangiza. Erega burya abarwanyi babi ni FDLR, abarwanyi babi ni Abarundi, abarwanyi babi ni Abanyafurika bene wacu. Naho abazungu si iyo misazi, ayo mashyamba ya Warikare koko urabona bajya kuyabamo. N'iki kibagira babi abo buvuze ruguru. Nuko babaye mu mashyamba igihe kinini bakanarwana intambara nyinshi. Burya baba bafite strategy yo kurwana barayiga ku rupapuro. Nta rupapuro ntarwo, ni ukurwana kinyeshyamba. Erega mu ma defense twajyaga duhura nayo bajyaga bapanga bagahera kuri FDLR agakurikizaho ikindi gihugu agakurikizaho ikindi gihugu. Izo defense zose iyabanzaga kutugora niyo ya FDLR kuko babaga ari bene wacu, tunavugana tunatukana. Mwangegera mwe musubire turabasubiza iwanyu kwa Kagame turagira gute ibintu nk'ibyo. Abo bazungu rero bavugaga b'Ababirigi kugeza ubu mwebwe muzashakira ifoto niba koko izo ndege zarahaguye Kisangani cyangwa muri Kongo, uretse ko nshobora kuba mbihakana nk'uko bari abazungu burya nabo nabihakanaga, ariko burya nabyemeye neza ari uko banyuze hano bambukiye ku mupaka. Abo nabo bashobora kuko abanyamakuru aho muyavana rwose ntabwo nahakenge, buriya byanze bikunze barahari. Ariko rero kuba bahari bagira uti ntanduru ivugira ubusa imusozi, ariko buriya barahari.